kuwambona yinjiye aho nakoraga uwo muhungu simvuga ko yanyinjiranye ntamuzi ariko ntago nabyiyumvishaga munsi ko ntaryamana nawe birangiye we yavuye ku ishuri kwa kundi bajya gukina ahubwo umugabo dufitanye abana n'untesa cyane sinatuma abana ngabo ibyo guteka bikwiye no kubishyurira inzu saramunaniye ahubwo njyagahora naba umpaye nk'inzu agahita yinteramo bati se mama ko twagufashije uwo mugabo ashate nishyure urusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro inzira y'amakobwa ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingayo murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788545302 bitize ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Nahana Jean tubaye karibu ngiye tuganira bwa mbere wambwiye yuko wigiye kuza gukora i Kigali uri umukozi w'ahantu mu rugo byatangiye gute wafite imyaka ingahe winjiye muri Kigali gute ninjiye muri Kigali ari umugenzi wanjye nzanye ariko n'ubundi ni mu rugo n'ubundi nta bushobozi ababyeyi bari bafite irangira rero umugenzi wanjye ambwiye ati muri Kigali uzaze tujyane rero ashaka undi wamufasha yego ubwo nibwo ninjiye muri Kigali ngezeyo ndakora hano ku Gisozi maze gukora aho badutuma ibyangombwa ubwo mpitamo njya kuzanira ngeze sinabasha guhita nsubira muri ka kazi mbona undi nanone nzana ahandi nzana imuza igikoni yarangiye rero ubwo naho ndahakora akazi ko mu rugo umuntu nakoreraga nawe yari afite akazi n'umugore agafite n'agasigara mu rugo bisanzwe ateka akazi n'akazi ariko hakaba hari abaturanyi ku muhanda aho nabashaga kwishyikira nkajya guhaha najya guhaha rero ubwo bamaze kumenyera twahise twakirana naba nanahembwe najya wenda ngiye kugura nk'amavuta batari amavuta yatware nta kibazo cyangwa icyo ushaka uzajya uzugifate nunarangiza n'akazi ujya uza tuganire nta kibazo ibyo binshengeramo ariko nkatekereza avuga abana b'abahungu bari babiri avuga abana b'abahungu hakaba hari mushiki wabo mbe mushiki wabo sinzi ubwo buryo yari ahari afite umwana yabona nkagenda akambwira ati rero mwene data banza urebe ibyambaye dore ndahetse abo bahungu baguteje ibibazo wabigenza ibyo nkabyumva nkisubira mu kazi ariko igihe kiza kugera hahandi tugirana ikibazo ndahava aba bahungu ntago bacogoye naho nagiye barahabajije mpaka bamurikiranye bageze aho babonye ko byanze umukuru wari urimo agamugeza ati ngenda hazi uriya mukobwa ndabona nta kintu yatumarira ubwo umwe yari umunyeshuri uwo munyeshuri rero ntiyigeze acogora yarize amaze kwiga saa yine zigeze nari ndimo gukoropa mu nzu mwana cyo kuwambona yinjiye aho nakoraga uwo muhungu simvuga ko yanyinjiranye ntamuzi ariko ntago nabyiyumvishaga munsi ko ntaryamana nawe birangiye we yavuye ku ishuri kwa kundi bajya gukina we ntago yigeze akina ahubwo yasanze aho nakoraga
ahita anyinjira nuko nakunamye gutya nkorupa ahita akinga imfunguzo ziba ziri mu rugi ahise akinga rero nta kundi nari kumucinga nta nubwo nari kumuvugiriza induru si ari umujura ariko urabona we yakoresheje nk'ibintu by'imbaraga kuko njye nari narabananiye kubera ati nta kundi bigenda ahita ajya nkurura gutya njya mu cyumba ndaramo amabuja kiba gikinze dukora ibyo dukora ako kamwanya ngewe mbona asa n'ubuze ubwenge kandi nanjye sera nibaza ntuse noneho ndavuga ngo iki iby'amakaye nanjye ntabyo nari nzi nari no kuyabika cyangwa se tukazongera tukabona birangiye rero mabuja avuye mu kazi urabona ibyumba baba babikatamo nanjye ati se yabima vayo hano aya makaye n'ayanjye numva isoni ziranyishe namubwirane ni umuhungu wayambikije ndamubeshya atarangije rero mu kumubeshya kwanjye ntabwo niriwe mubwiza ukuri ko ari umuntu waje ngo amfate namubwiye nti ni umuhungu wayambikije yagiye karaza kuyatora ahita ambwira ati hoya ati ejo atazaguterera indaha wagiye ngo yari anabizi ati batazaguterera indaha ukandushya ati karaba wishyure wigendere umukobwa ndakaraba maze gukaraba ndigendera kuko nta kibazo mfitanye na mabuja none ubu njya ahandi njya kuri uwo mukecuru nawe ufite abahungu afite akazi birangije rero ngezeyo mu mezi 2 n'amezi 3 ari nangiye kubona ibimenyetso uko nozaga isahani sinamenyaga igihanekeye nacana imbabura ubundi nkayicara iruhande nashyiraho amazi ari imana nziza amazi akabira umukecuru akicara mu ntebe ati se Nyirahabimana bimeze biteye kuko mbona amakara ashize ye nkaba ndabikoze yarangije ati se uratwite oya ni oya ntabwo ntwite njyewe ati ubwo ntabwo utwite bagenzi banjye hanze bakatubwira no muri ako gace k'uwo muhungu atari ko Nyirahabimana tuzatubare utuzanira umwana none abyara atimba atari umukobwa n'umuhungu ari ubundi mwarasaze mwaneye inda ubwo igihe kibaho rero umukecuru aravuga ati Nyirahabimana uko ukoze najya mukata utamemera abahungu banjye tukuganireho icyo bategeka n'uko kwirukana timba bari bubyihanganire ndabona ntazo kumeza yatumye abahungu be abahungu baraza binjira muri salo baricara umukecuru arabaganiriza bangije barampamagara batuvuye hano bati ikibazo umukecuru yaba arakikuganirijeho arabimbwira ariko mbese hari umuhungu ajya abona aza hano ndabihakana amasahani namenye barayakata ariko barampemba njya mu isoko ndahambura imyenda nguramo n'igitenge ariko igitenge nakiguriye mama yari atarapfa gusa ibyinda n'ibiki nigurire ijipo nyine numva nshaka n'umupira umukobwa utashye birangiye rero umutima uranga njya kwa wa muhungu ndamubwira nti umusore nditahiye Kigali ndabona byanze kandi turatashye ndatashye ati witaha nina gutaha ubwo umuhungu uri kuvuga niba undi mwaryamanye wa undi nje nabaye nkujya kumusezera ntacyo muhamya ntavuga ngo inda n'ibiki ariko nzikariwe twabonanye ndangije rero umusore ngenda atashye ndabona Kigali nani n'izuba ngiye gutaha ngiye Soko aturatashye ndatashye ati noneho reka mugire inama ati witaha ati reka nkwereka aho gushyira niheye ntabwo nshaka kuba umugore ndashaka gutaha kandi ugakazi kanzi kuko nari namaze kumenya ikibazo ako sinabimubwira ubwo arambwira ati noneho imba wumva utashye no kumusezera ubyihorera ese ibyo bimbwiye nafashe inzira njya kwigurira ibyo ngura ndaza nditegura umukobwa ndatega ndataha ngeze mu rugo ndahaba ubuzima buranga kugaruka i Kigali birananira urumva nasanze basaza banjye nabo bameze nabi ndavuga rero ubu bari bararwaye buno buhere bwabo yagari noneho bako bakarabye nanjye ziramfata
nawe umbwira mvuye i Kigali ndi muzima nasura i Kigali ubwo bihwaniyemo igihe kiragera nza kubyara maze kubyara nabwo i Kigali sinigeze nyitekereza ubyara wa musore utarabibubwira se cyangwa warabibwira nose ubwo ko twatandukanye ubwo no kuziza n'iyi saha ntiwana mumbaza sinanakubwira ngo n'uyu wapi ubwo njye nahise mfata umwanzuro mpita niyakira nirerera umwana arakura ariko haza gucamo akantu uwo mugabo wundi kuko niho narereye ubu ngubu twabyaranye rubanye niho narerewe noneho umugabo ati ndakureza ugiye i Kigali uzanye umwana bibaho akajya ashaka abagore amugora umwana we tukamurerana umugabo akavuga ati ni umukozi wanjye abibwira abandi ariko arabeshya njyewe nabanaga n'uwo mumama nk'uko ambwira ati ntuziruke mu bagabo ejo batazagutera undi twibanire underere umwana ujye ngwagura amavuta cyangwa umugurire isabune wiriye nengera kugutuma ngo tume nuko nabaye muri urwo rugo ubwo ntabwo nigeze nkundana nawe umushake n'ibibazo nari nifitiye ahubwo nawe nyuma yarampindukiranye ati n'ubundi sinjye wakugeza umugore ugomba kumbera umugore ubwo mama amaze gupfumba natangiye ubundi buzima ubwo muri urwo rugo ndugumamo gutyo umuntu uhazi umuntu uhamenyereye umugabo anteye inda ya kabiri ariko nibura we n'abagiwe yarangije igihe kigeze ukiri aho ngaho umugabo yaguteye inda wabanaga watubwiye ko wabanaga n'undi yabaga mu rugo rurimo umumama nyine uwo mugore yabanje kumwirukana cyangwa umumama ntawe uruhari yari yarapfuye wose wari umukozi wawe arapfa umugabo gutegeka kurugumamo nk'uko narindi nk'uko wari usanzwe wakora atugiye bavuga ko njye mbingegera wowe guma mu rugo nzajya nishakira arashaka biranga ati rero njyewe ntabwo nzaguma gushaka kandi nawe uri umugore ubwo nawe urumva ati kandi sinjya kwiza umugore ati ndakureze uzana abana ariko ni mu buzima bamaze kunshana narabuze nta kibazo reka mbigumemo none narurewemo dukuriramo ibiryo byari bihari amafaranga agifite agaciro urumva ni kera yarangije rero mpakurira gutyo mpabyara gutyo igihe kiza gucamo rero maze kugira inda ya gatatu haza abahungu babiri baza kwa mama kandi ntibamuzi baravuga bati si waturangira ahantu Nyirahabimana yaba ari mama ati se n'uw'amahoro ati n'uw'amahoro ati mukomeze muri rwa rugo ati mukomeze mugende mugeyo muramubona barahagera ariko njyewe uburyo nari mbazi nasanze barahindutse imbaho baramenye numbazi ubwo birangiye baramanutse bahamagara umuntu umugara afite akabari bamaze kumuhamagara bamubwira ati turangiye Nyirahabimana umumama ahita aza mu gikoni arambwira ati Nyirahabimana ati vayo rero papa bayibobo umwana nari namwise Mayibobo umwana wawe wari waramwise Mayibobo niwe wari mwise cyangwa niwe wari mwiyitiye ninjye kandi biturutse nuko hari umuturanyi nawe umwana we ariko yitwa njye nkumva ko ari izina ariko ngiye gukingeza barabyara nuko ndagenda papa Mayibobo muziye ati nyamara ngwino ndahasinda mu kanwa ivumbi uwo nkurura yaba data we nako kawe nyine ndagenda ndabasuhuza bashuje mbona barakuze ni abasirikare ntumbaze bati isura tuzi nerekana nahise mbihakana ntabwo mbazi birangiye rero umuhungu umwe ahita ambaza ubona se ko dufite amakuru ngo uyu mwana wabyaye mwibuka muta muri wese nta mwana wataye muri wese kandi tuyafite ntawe nataye muri wese arangije arambwira ati se uramufite ndamufite ngo ngaho muzana ndagenda ndamuzana ndamumwereka ariko wa mugabo mfite ahita abwira undi muntu ati Soko ncungire bari abantu nk'abajyanye n'amakuru tumanuka tuganira umwana ari kumwe
ngo se n'uyu ntinuye reka tukubwire ngo urahunze ubu twari tuzi yuko umwana wamubyaye ukaguma iwanyu twari tuje kugutwara none rero uratwite urakora urundi kandi umugabo wawe urabona ko yahagurutse yahagaze ati noneho reka tugende uzabona tugarutse umugabo waje gusobanukirwa ari bande rero ntabwo nuko twaganiriye ubwo ntabwo wigeze umenya ngo ni bande oya barakiyumbwiye barasobanuriye bati duturutse i Kigali baranyibwira bati rero uwo mwana ni uwacu none umwana ndamubereka bati se n'uyu ntinuyu bahita bambwira icyari kibazanye ngo ko bari baje basande mu rugo ari umwana wabo mfite tuba twahise tugenda ariko basanga twite bakurura babiri umugabo ari inyuma abakiriya basohotse bahuye banjije bampa icyizere bati rero reka tukure kugende ahubwo uzabona tugarutse ubwo niyo magambo twavuganye umwana ageze imyaka 25 9 nta wundi mugabo agarutse inyuma aje kureba umwana ubwo nini hari n'igihe mvuga ko umwana wanjye akunda kuzina i Kigali hari n'igihe yaza agakorera se cyangwa agakorera abo bafite ubwo umwana ntazi se reka nuko nawe ntabwo uzi nanjye muzi byahe mwawuye ese ntabwo atubwiye imyaka wari ufite icyo gihe mwawuye ufite imyaka ingahe 17 niyo wari ufite niho uwo musore yagufatiye ku ngufu icyo gihe niho byabereye we yari afite imyaka ingahe se waramurutaga cyangwa yarakurutaga naho twangana ni nkaho mwangana ubwo icyaguteye kutamumenya wenda wasanga ari uko yakuze yarakuze arahinduka uyu munsi uravuga uti nta simbuzi mbese ubwo se umwana narabwaye n'umunsi reka ntabwo muhuye mu nzira reka n'umwana ntiyamumenya kandi nabo uko kuza kwabo wenda basanze waratindahaye bituma n'uwo mutima bakwije ariko bazagaruka bahita babivaho kubera ko wenda usa nabi batari fiyeri yawe ko narahindutse babona utababera umugore none banagaruka babona wenda wabonye undi mugabo ibintu nk'ibyo kesava birumvikana se bigenda yansubira mu rugo nyine biba aho ngaho mbona urugo ndubyaramo igihe kiza kongera kiragera umugabo arananiye njye ndigendera abana ndabamusigira ngo bari bamaze kuba bangahe 3 nyine ndazamuka njya mu mujyi hano Rwamagana hano mu kaje hari umumama nanone nzi turabana arangije ati rero reka n'ubundi nkora hano ku munara hano hafi ya polisi arakuye mu kirere tujyanayo turakorana undi muhungu nawe ati reka nze nkwereke wasize ari utubiye ko asize 3 wasize abana 3 nawe ndi waramusize cyangwa wamugendanye nawe musize ndagenda umuhungu nawe abankunze atyo ndaprofise kuri wagiye mu mujyi hafi ya MTN ankunda atyo noneho akajya ambwira ati nta kibazo nzajya nguherekeza tugaherekezanya ariko we wumva ntabwo yamfashe ku ngufu yabwiye n'uwo mugabo ati nubwo muteye inda ntabwo nahise ko ari umugore wawe ati umwana wanjye nakura uzamujyana ubwo n'uwajemo hagati wa gatatu noneho birangiye umuhungu barafunze ntabwo nakirirwa mvuga ngo yamfashe ku ngufu kuko we twagezanye gukundana tugirana ibiganiro ubwo birangira akoze amakosa baramufunga yandi atajyanye n'ubuzima bwawe amakosa yatumye amufunga n'abandi ntabwo ari njye wowe nta kibazo umwana yaramukurikiranaga ariko kuva afunzwe yarezwe n'uwo mugabo nashatse kugeza n'ubu ari mu bana uwo mugabo rero nashatse nawe twarabyaranye tubyarana afite ibintu agenda abirya gake urumva icyo bamusabye cyose akagisinya ariko ntagikora birangira ibintu bye abirangije aduta mu muhanda ushyiraho igihe ku mugore mukuru nibura sinahantu mvuga ngo ni mu isambu y'umugabo ngo aba bana nabafata nkabamushyira kuko ni kwa mukera
yagiye ku mugore mukuru kandi umugore mukuru si ibyo umugabo yamwubakiye ni iby'iwabo ahubwo urebye umugabo yinjiriye uwo mugore mu by'iwabo ariko nawe ntahari niyo mpamvu abana banjye mbihambira ko ntahari nose nzabafata amajyane kwambukira kandi nanjye nzi ko uwo mugore twakundanaga namusura nzi ko ari iby'iwabo umugabo we udashobewe nibwo yagiye kumwisunga aramwinjirira ariko umugore ntabwo yigeze abyara babaye gutyo kandi mba muri ubwo buzima ubu nkunze arambwira tuze tubane umpaye inzu yujuje ati igihe cyo kwitasi kiragera nkayijyamo yagera kuyubaka nkasohoka yagera kuyitaha nkayivamo uyu munsi mu buzima bw'uyu munsi tubwira ubuzima bw'uyu munsi ubaye bute ese abo bana bari bamaze kuba bangahe uyu munsi umaze kugira abana bangahe nabyo abana 9 ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo ibyabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire niwe utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788543002 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com nari nkubaje ni abana bari umaje tuye ko agize abana 9 bari umaje kugira abana 9 ese abana 9 abo uwo mugabo ubwo ni bangahe ni 7 naho undi wazanye undi wagufashe ku ngufu uwo ni imfura ukagira abandi 7 wabyaranye n'uwo mugabo ko babaye 8 ubwo ndi yavuye nyine n'uwo undi wo mu hagati uwo mu gufunze ufite abana babiri batarabi n'abandi 7 ubwo bivuze ngo ufite abana 9 bavuga ko bagabo 3 ariko noneho yarapfuye hari 8 hari ariko hagati aho ngaho abadukurikiranye ntibumve ko no mu mama yabigizemo uruhare kuko umuntu wamwica ubuzima bwa mbere amufata ku ngufu niba atumye atakaza destination atangira kuba vagabonde cyangwa se kuzenguruka bivuze ngo we iyo ataza guhura n'umuntu umwangiriza ubuzima ubundi twibuka n'ikiganiro cya Makobwa wenda katumubaze natubwire ese tubwire ni izihe ngaruka byakugizeho uyu munsi ni izihe ngaruka ibyo ndatureke kubyimagine ngo tuvuge wenda ngo wabitewe n'iki we ubona ni izihe ngaruka byakugizeho ibyo bintu turi mu nzira y'Amakobwa turi mu kiganiro cyo kumenya ese ibyabaye ku muntu ariko tukamenya n'ingaruka byamugizeho ndetse tukabishakira n'igisubizo tubwire ingaruka byakugizeho ubwo buzima bwose wagiye ugendamo bw'abo bagabo ubwo buzima bwose bw'abo bagabo numva ko batandukanye ariko none ashatse nawe ntabwo yigeze amfata nk'uko bikwiye twahoraga dufite amakimbirane nzakwica n'ubundi urentaya urumva n'ubundi simbyarana nawe akaba ashaka kubanga birangiye rero wowe hagati nanone njye ntabwo njyewe umuntu utambangamiye numva ntajya amubangamira ahubwo umugabo dufitanye abana n'untesa cyane sinatuma abana ngabo ibyo guteka bikwiye no kubishyurira inzu zaramunaniye ahubwo njyagahora naba umpaye nk'inzu agahita yayinteramo bati se mama ko twagufashije uwo mugabo ashate niyishyure gasa n'ubundi turashwana nyirinzi ati inzu yawe umugabo akagenda mbere akabasiza asenyeye akabasiza nyandaritse ubwo bikarangira n'ubundi mpamvu naba mbonye ko nta yindi nzu mfite njyenyine yo gufashamo abana nk'umumama akambwira ati cyangwa umukecuru twibane tukabana kuko b'abana bafite akavuyo bamukecuru ati dore bansenye inzu cyangwa se barambangamiye kandi ubwo njye mba nabyutse nigendera nagaruka ese mukecuru ati hoya abana bawe atabwo ndaje nkurege nongera ngatekereza ese mukecuru ngo uburenganzira bwawe nigendere afata abana banjye agenda naba mpuye nawe nkakubwira nti byanze
ati noneho ngabakira ubu ahantu ngeze siho duherutse kuvugana hashize nk'icyumweru gishize ariko nagiye twaravugana kumushaka nsanga ariko yaranze. tuvugana avuga ati n'ahantu ari ni ku mukecuru uwo mukecuru afite abana kandi ntibamufasha njyewe namufashaga ndengera abana banjye ibyo nkora byose mba ndengera abana urumva njye sinabura uko mbaho ku giti cyanjye ariko abo bana ntabarengeye ni kwakwiba twagukubitwa kuko ni abana batera ukagira udusaba abana mbese bite noneho ubwo uhita uvugana nari kuri uwo mukecuru mbonye byanze ngiye mu mujyi nkora na mugenzi wanjye nanone wari umupangayi wanjye umve ko ibintu bihindukiye iyo nza kumubangamira ntabwo iki gihe yabamfashije ubwo tumaze guhura arambwira ati se washakiye umupangayi inzu yanjye aho iri ntuhazi umuntu yanjye aho iwacu niko wahita ati ntago ahantu inzu yanjye iri uhazi n'ukuntu twabana nubwo ntafite amafaranga nturayishakamo angahe ngo nyashaka ati wowe naguca bitanu ariko ntayo ufite ati wowe nanayiguhera n'ubuntu ukaba uyashaka ntiwaba ugize neza icyo gihe ibyo nayo ngiye mu mujyi narabiretse duhita tumanukana inzara y'ikimbura aranyita ati si urumva uzajya mu ryari kubera bya bibazo mba nifitiye no kwimuka sinjya mbiteguye ese mvuga ntindayiraramo ati urayiraramo ntindayiraramo ati nk'urufunguzo ntirungu narazamutse mbera umukecuru ku meza nawe umukecuru birahindutse ndimutse ariko uko nshoboye nzajya nzamufashe ntacyo ndebye ubwo birangiye nazinze ibyanjye ndimamukira njya muri bose umugabo iyo bamufashe bose bari abana bawe bandagaye n'umugore ati umugore mubwira gushaka inzu ntayishaka ati muha amafaranga akayishyira mu bagabo ati muha amafaranga akayajyana mu kabari kandi ntayo niyo yampaye arambwira gufata bibiri ngo genda ubihe kanaka nyir'inzu ngo ejo uzaze ufate bitatu wenda nagera kuri nyir'inzu ati wapi ati umugabo ntamuzi ntari buwe bigatuma ya bibiri nyahahisha wowe mwahora akaguye sinamwishyuriye inzu abana nibo bagira imboga baramufata bakamufatira mituweli bamugezayo ati ndaje mutanga baramufata bati abana ko batiga ati ibyo byoroshye ati reka nze mbatange umwaka ugashurundi ugataha abana bawe uyu munsi ntabwo biga ntabwo bose biga abana bose ntabwo biga ntabwo biga hisi icyiciro cya mbere tubwiye wenda noneho wenda wabivuze nyine wabitubwiye yego ariko umuntu utabashe gusobanukirwa twari tugeze ntabwo mpfa kubimenya tubwire ubuzima bwa none uyu munsi ubayeho ute tubwire si ubuzima bwanjye uyu munsi mbayeho tubwire mo gakeya mu ncamake wabitubwiye nabyumvise ariko ku muntu wenda ushobora bitewe n'aho twinjiriye ntabwo ashobora kubyumva neza kuko bisa n'ibivangavanze uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze hehe naho ni gutya gusa ni muri iyo nzu kandi ntabwo ndayishyura urimo urakodesha urashakisha ndakodesha ariko sindayishyura nashatse yavuga tuyirabura ubwo rero kubaho kurya iyo nabonye ikiraka cyo gufura cyangwa gukubura ndahinga kandi muri iyi minsi yo guhinga byarahagaze njyewe ndimo ndafura nkakubura ugatunga abana bose nuko ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico Soko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti ibi byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite
ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo. nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. mu rusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro inzira y'amakobwa makobwa makobwa ni makobwa